muri ubu buzima hari ikintu utakorera PS de rechange. Ushobora kubyara undi mwana, ushobora gushaka undi mugabo cyangwa umugabo agashaka undi mugore, ariko nta kintu cyasimbura umubyeyi. Sindaterura umwuzukuru wanjye n'umwe, uwa kabiri nawe wari wo wasiganwa ku magare yitwa Kiruwizeye Samuel, amaze kubyara umwana umwe. Uwo mwana simuzi n'ukumumbona gutyo yenda mpise ngenda baturiya n'umwuzukuru wawe. Kubyara papa ntaze kumpemba ni ikintu nanjye kijya kinkora. Kandi utamutumiye? Ngewe naramuhamagaye. Ndamubwira ati papa mfite ubukwe. Hazagire n'ubeshya nyubakira amatente wanjye. Ahamagara executive w'umurenge wari kudusezeranya, aramubwira ati sinshaka kusezeranya aba bana, nta muntu wantahiye ubukwe. Bose yarabujije arababwira ati sinshaka ko muzajya hariya mu bukwe bw'uriya mukobwa. Agahinda ngingiye dana kuba atanazi nahomba, kuba atazi n'abana banjye, kuko kubaho atazahomba birandemerera. Atazi umugabo wanjye maze ngiye kumara imyaka 8 nubatse. Abana banjye bashobora kumucaho akabacaho. Kubona abana banjye banyanga burundu bakanzinukwa. Mama ntago yigeze agira uruhare rwo kutwangisha papa, kuko ndabyibuka bagti. Hari igihe cyakize twumva papa ntiyataha. Wakumva moto nka hariya itungutse akafata Imana karabaye noneho. Nakuranye ikintu cyo kumva nanza abantu. Niba papa tankunda nta feelings zo mu rugo ngo umubyeyi ngaraguha care nk'umwana nazo tuzi. Wowe personally impamvu wanga papa wawe ni bivuga ko tumwanga tutamusura tutagira gute n'ibintu byoroshye. Ese impamvu tubidakorwa ni yihe? Yes. Kubera iki sasa mama wanyu yarushije imbaraga papa wanyu mu rukundo yatweretse. We yatweretse urukundo no kugira ngo tuhave yabanje no kuba ahantu kubaturanye abana abo nzasiga abana. Ntitwigeze dutozwa urukundo. Icyo ni kimwe. Uwo mwanya ntago bari bawufite, ahubwo bahoranaga mu ntambara. Urwo rukundo rero anadusaba ntiyaruduhaye. Icyo nabwira papa wanjye cyambere nuko mukunda. Yarandeze, yarambyaye. Ibyamukomerekeje byaraturutse kuri ngiye wakambabarira. Umwanzi aranyereka ibibi byiwe gusa, ntanyereke ibyiza byiwe. Nawe akamwereka ibibi byacu, ariko ntabashe kumwereka byibuze ibyiza byacu. Numva nko mu gupfa kwanjye, u Rwanda ni igihugu cyanjye, ubuyobozi bwanjye ndabukunda, bumfashije bwavuga ati diareka tumuhoza amarira tube tumujyanye ahantu. Abana banjye nibyo bankoze n'umuryango wa nashatsemo wankoze, bakaza kureba intumbi yanjye mu isanduku hariya. Nababara cyane. Leta yanjye mumbabarire mu nkore icyo mbasabye. Kuvuga ngo yashyingurwa na leta cyangwa abandi bantu bamushyingura duhari, ni kigaragara ko mu mutima we yadukuyemo. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, mwiriweho ndakeka ko mumeze neza cyane. Ngiri Big Town TV, kimugomba gukora no gukanda subscribe kuri Big Town TV, maze tukagumana hamwe gahunda zikagenda neza cyane. Hano imbere ya camera za Big Town TV turi kumwe n'umusister wacu, n'umumama, n'umukobwa cyangwa umwana wa Diaro. Diaro ngira ngo muramuzi. Diaro umukinnyi w'amafilime. Diaro muramuzi ngira ngo. Diaro kenshi yaje kuri Big Town TV, yaje n'ahandi henshi atandukanye, ari kuvuga ko afite abana yabyaye. Abana be bose nta numwe mwana wigeze umuba hafi, nta rukundo, muri make nta kintu gifatika. Abana be bose ngo baramwanze, bangishijwe na mama wabo. Dukomeza gushaka ukuri mu nzira zose zishoboka, ariko Diaro ntabwo twabashije kubona famille. Uyu munsi mu mahirwe menshi cyane twese tubona umwana w'umukobwa, tukaba turi kumwe na hano kuri camera za Big Town TV. Araza kutubwira byinshi cyane bitandukanye. Nimba ugeze gukurikirana story ya Diaro cyangwa stories za Diaro ni nyinshi cyane, yagiye avuga ahantu henshi atandukanye, ariko kabura igisubizo ku ruhande rwa kabiri kugira ngo ubashe kumenya ese biriya bintu yavugaga ni byanyabyo cyangwa ni ukubesha cyangwa bimeze gute n'ibiki byose. Tukaba uyu munsi turi kumwe n'umukobwa. Reka tumuhe ikaze kuri camera za Big Town TV. Ikaze. Murakoze cyane. Yego, watwibwira? Okay, amazina ni Dushimiyimana Amina. Yes, Amina. Nkaba ndi imfura ya Diaro. Niwe imfura ya Diaro?
Okay, harya muri abana bangahe kwa papa wanyu? turi abana batandatu. Mbere na mbere gusa nshimiye Imana ko bangejeje hano guhera 2018 nari mfite nkumva nareba ibiganiro nyine nkumva ngize uko nagera hano, ariko nshimiye Imana ibinshoboje. ubu nicyo gihe ndashimira Imana ngeze hano. Turabana ko warumbajije, turabana batandatu mu rugo, akaba ari nge mukuru. Kwa papa na mama umwe? Kwa papa na mama. Okay, abana batandatu. Yego. So mwese muri abana ba Diaro? Yego. Yeah, so Diaro yaraje hano atubwira byinshi bitandukanye. Reka nimba byashoboka twakumvamo akantu gatoya kugira ngo tuze twibutse n'abantu uko byagenze ibigano bya Diaro. Yavuze byinshi, ariko muri iki kiganiro reka dufate kimwe cyonyine maze tubyinjiramo none unadusobanurira neza, sibyo? 20 w'imfura afite imyaka 29 byaye kabiri, ariko nababwiye ko nta n'ubukwe bwe nzi igihe bwabereye, sindaterura umwuzukuru wanjye n'umwe. Uwa kabiri nawe wari wo wasiganwa ku magare yitwa Kiruwizeye Samuel, amaze kubyara umwana umwe. Uwo mwana simuzi, ni ukumumbona gutyo yenda mpise ngenda baturiya n'umwuzukuru wawe. Okay. Ubwo rero byaranyishe cyane mu mutwe. Abana banjye rero barozwe mu mutwe, bamaze kurogwa mu mutwe banarogwa mu buryo bw'amarozi. Mu by'ukuri mfite data bo kutankunda namba. Mu by'ukuri rero niwe wandogiye abana. Ibi byarayivu byo kuroga kuko ni umuhanga cyane, sininya kubivuga n'abantu b'iwabo baramuzi. Kubona abana banjye banyanga burundu bakanzinukwa, nta cyaha nabakoreye. Harimo rero imyuka yitwa muhurwe bamugishijwe abana banjye. Nta kuri nabagira kuri bo, nta nama nabagira. Mu bwonko baruswe na nyina. Kuko nyina we ubwe yaranyibwiriye ngo rega wigumya kuharanira urwanira abana. Mu myaka maze kugeramo ni mu myaka 55, ni imyaka itari mikeya. Nibaza ngo ese mu masaziro yanjye bizagenda gute? Bizagenda gute ko abana banjye banyanze? Kandi nanjye uko imyaka ishira nareba ukuntu bampima n'ukuntu banyanga, nanjye nkumva nafata ibyemezo byo kubanga burundu. Uyu munsi wa none bumvise ngo napfuye, ni ibintu bitabababaza, ahubwo baseka bakishima nk'umwanzi. Mu by'ukuri numva nko mu gupfa kwanjye. U Rwanda ni igihugu cyanjye, ubuyobozi bwanjye ndabukunda, bumfashije bwavuga ati Diaro reka tumuhoza amarira tube tumujyanye ahantu. Abana banjye nibyo bankoze, n'umuryango nashatsemo wankoze, bakaza kureba intumbi yanjye mu isanduku hariya. Nababara cyane. Leta yanjye mumbabarire mu nkore icyo mbasabye. Ciao, murakoze. Nuko nguko uyu nguyu ni papa wawe Diaro, ari kuvuga ko mu mwanga cyane. Ibi byose n'ibindi byinshi bitandukanye reka tugende tubicamo gahoro gahoro unatubwira, kuko ni imfura ya Diaro. Tukaba turi kumwe nawe hano kuri camera za Big Town TV. Kubera iki mwanga papa wanyu? Mbere na mbere nanjye ndi umubyeyi. Phoenix z'umwana ndazizi, no kwitwa umubyeyi nzi agaciro kabyo. Mu by'ukuri mbajije ikibazo cyiza kuvuga ngo kwanga papa wanyu. Muri ubu buzima hari ikintu utakorera pièce de rechange. Ushobora kubyara undi mwana, ushobora gushaka undi mugabo, cyangwa umugabo agashaka undi mugore, ariko nta kintu cyasimbura umubyeyi kibaho. Mu by'ukuri kuvuga ngo turamwanga, we afite impamvu abivuga. Bitewe n'impamvu ze bwite, cyangwa se uburyo kiwe ashaka gutwaramo ibintu. Ariko mu by'ukuri nge wabonye ibintu byinshi kurenza n'abato bari inyuma yanjye. N'abarumuna banjye ibitekerezo byabo ndabarutanzi ko batekereza, nzi ko bamwiyumvamo, nzi ko bagira gute. Mu by'ukuri nta muntu umwanga. Yego, nta muntu umwanga, ahubwo ibibazo byabayeho hagati yacu, hagati yewe na mama wacu, ababyeyi bacu bo bashatse kubituzanamo, kandi nta ruhare na ruto twabigizemo. Ese byose muze yarimo kuvuga ngo mama wabo yarabantwaye,
intambara zabo hagati ya papa na mama, mama we ahita ajya muri sayidi y'abana yangisha abana kwa papa wabo. So nimba ari ibya nyabyo, ni ibintu bibabaje cyane. kubera iki? rero mu by'ukuri mama ndamuzi na papa wanjye ndamuzi kurenza wakumva ikiganiro cye, kurenza umuturanyi baturanye, njye ababyeyi banjye ndabazi. kuvuga ngo mama yatwangisha papa, ngiye papa twatandukanye nawe ko tutakibana, afite imyaka 18. mu by'ukuri nari mukuru, nagiye gufata umwanzuro wo kuva mu rugo, mbona ku giti cyanjye mbona ari ibintu bigoranye ku buryo hapfamo n'umuntu hagize bibaye ngombwa. Mama ntago yigeze agira uruhare rwo kutwangisha papa, kuko ndabyibuka bagti papa na mama bigeze kugiranaho ikibazo gutya, biba ngombwa ko hazamo n'ubuyobozi. papa biba ngombwa ko bamufunga. urumva bari bakomeretsanyije, ni birebire ntago najya muri byinshi. bakomeretsanyije, mama arakomereka, mama bamwihutana kwa muganga, papa bamujyana kumufunga. njyewe hari n'ikintu njya ntekereza, ikintu mama yakoze yatekereje neza. urumva nari ifite imyaka 12, ndabyibuka nigaga mu wa 6 primaire. papa bamujyanye kumufunga, mama araza kuko n'ubundi ntitwabanaga, abana twabaga twenyine na papa ba i Kigali, naho i Kigali, mama ari kwa iwabo. ibyo byabereye iwabo, papa ava i Kigali naho i Kigali ajya iwabo ku ivuko kuko bavuka hamwe. niho izo fight zabereye. zikimara kuba papa bamujyana kumufunga, mama ko yari yakomeretse cyane bamujyana kwa muganga. mama nsanga mu rugo, nari ndi mu rugo, numvise ibintu byabaye nyine, mama bayarakomeretse, papa baramufunze, ndabamana biragenda gute? mama nari bubasha kugira icyo akora, abana ni nge mukuru, biragenda gute? mama araza nyine uko ari, tubaho gutyo. Imana burya ntabwo igibura ukuntu ibigenza. papa yamazemo icyumweru, ariko bashaka kumukorera dosiye papa, bitewe n'ikibazo cyari cyabaye, uburemere cyari gifite. mama yajya agerayo kuko urabizi ko bamutumizagayo nyine ajye gutanga amakuru, bamushakaho amakuru nyine iperereza. mama aragenda, papa akajya amubwira ati mbabara ntabwo nzabisubira, ntabwo bizongera. ariko papa yagiye gusaba imbabazi, mama we yarangije kumubabarira. aravuga ati mfite abana bato, se nibumva namufungishije, abana banjye nibakora bakumva namufungishije, ntibazumva ko ikosa ryari irye, bazumva yuko ikosa ari iryanjye umufungishije, kuko abana nta kintu bazi. kandi ngiye koko narabirebaga, nari mbizi nikosa aho ryari guturuka, naraharebaga, ariko gusobanurira abari inyuma yanjye urumva ko byabaga bigoye. mu by'ukuri yabishaka yari kumufungisha pe, akaba kati, ariko abana bari inyuma ntibari gusobanukirwa impamvu papa afunze, bari kumva ko n'ubundi mama ariwe wabigizemo uruhare. mu by'ukuri rero we uburyo avuga ngo mama yatwangishije papa, bo ni ikibazo cyabo hagati yabo. kumva ko bo badahuje, wagahita yumva yuko n'abana bari kumvira nyina, kandi mu by'ukuri ntago ariko biri. dukurikiranye story yatanze, we arimo kuvuga ngo nabuzukuru, abana mwabyaye, hari abandi bamaze kubyara kabiri, abandi rimwe, ariko nta n'umwe wigeze umwereka umwuzukuru we. urumva ibi bintu byaramubabaje cyane. aravuga ngo aba bana nimba atari ngo barozwe mu mutwe, barozwa n'ibirozi bya nyabyo. ngo mama wabo yabaroze mu mutwe, ngo data bukwe we yabaroze mu birozi bya nyabyo. ibi byose ni ibintu bibabaje cyane ku muntu wari wese ubyumvishe, ariko ni byiza ko hari uyu munsi uze kubishyira ku murongo. yego urakoze cyane. kuvuga ngo twarozwe mu mutwe, turogwa na fizikali. mu by'ukuri nanjye ndi umubyeyi. kubyara papa ntaze kumpemba ni ikintu nanjye kijya kinkoraho, kandi utamutumiye. njyewe njya gukora ubukwe, njya gushaka, njye ubwanjye naramwihamagariye pe. sindi hano ngo musenye, oya ni papa wanjye, ndamukunda kuko nta wundi muntu wamusimbura kwitwa papa wanjye. n'uwo nabyitirira naba mbeshye.
kuko ndamaraso ye n'amaraso yanjye ngiye naramuhamagaye ndamwa papa mfite ubukwe ibi n'ibi amagambo yambwiye ni menshi atari meza atari meza kubw'impamvu ze bwite kubw'impamvu ze bwite nge ntatinzeho ngo nshake kumenya ngo ni iyihe mpamvu kuko ibintu byabona byatangiye ngiye natangiye kubishyira mu bwonko bwanjye mfite imyaka 7 imirwano yabo hagati ya mama na papa kuva ugifite imyaka 7 burya ni wa mwana utabasha kwibagirwa ikintu kuko ndabyibuka rero urumva iyo myaka 7 nkajya gushaka afite 21 urumva harimo distance nyinshi y'ibyo umuntu yagiye abona ibyo yagiye yumva n'ukuri kose narakurebaga narakumvaga. Ese imirwano yabo hagati ya papa na mama kenshi yaterwaga n'iki? Buriya rero umugore n'umugabo mu rugo hari ibyo babereka ariko hari n'ibyo batabereka. Yes. Kubera impamvu zabo utamenya se umwe ashobora kuza akakwereka uruhande rwe n'undi akakwereka uruhande rwe ariko hari icyo cyanyacyo atasohoye. Icyo atasohoye rero nicyo gishobora kuba ariyo ntandaro y'ikibazo gihari ahubwo bakabereka ibishamikiye kuri cya kintu. Mu by'ukuri nabonaga uko nge nabibonaga. Nta rukundo rwari rurimo. Ntago bigeze bakundana. Nta rukundo rwabaga rurimo kuko ntago wafata umuntu cyangwa umuntu mukundana ukunda koko. Yeah. Mubane muri ubwo buzima. Mwabyarana abana 8 mudakundana. Abana 6 nibo babyaranye. Ariko wumve ngo ku myaka 7 ngiye nta nagahenge wenda uko nabibonaga nta nagahenge ka mezi 2 nabonaga hatabaye intambara mu rugo. Sumundi mana undi umuntu w'umuryango sha mana twica abana mu buryo tutazi. Nakuranye ikintu cyo kumva nanza abantu. Niba papa tankunda nta feelings zo mu rugo ngo umubyeyi ngaraguha care nk'umwana nazo tuzi. Usibye Imana yonyine yavuze ati ikagenda iduha abandi bantu ku ruhande kandi kanadutwihera twubwacu. Nkubwiye ngo nagize feelings zo kuba nabaga nkicarana na mama cyangwa papa ngo tuganire ibiganiro biremereye ntago wapi ntago byigeze biba. Ntago byigeze biba ko narinze njya gushaka mu mutima wanjye mu mutwe wanjye harimo intambara zidashira. Ndi wa mwana utabasha kwisanzura ku mubyeyi. Ndi wa mwana uhoranye n'utimidi muri mu mutima. Mbega bo nubwo bavuga ngo twarabahemukiye twagize gutahubwo nibo baduhemukiye. Umwana ufite ubushobozi bwo kumukorera wowe nk'umubyeyi icyo ushaka ubu ufite kumugira mwiza cyangwa mubi. Ufite kumuyobora neza cyangwa nabi. Rero iyo umuyoboye nabi iyo hatabayeho Imana ni usanga abana bari ku mihanda benshi nizi ntambara zo mu ngo. Ntugire ngo umwana aritora akagenda yego hari n'ababikora ariko kenshi abana bajya ku mihanda bafata ibiyobyabwenge babuturara kubera izi ntambara zo mu rugo. Papa ntamwitayeho mama ntamwitayeho akaburi yajya kajya mu mihanda. Natwe rero usibye ko Imana yagize igenda idufasha natwe twese tuba turi mu mihanda. Okay, sasa reka tuze kuri iki kibazo. Intambara hagati ya papa na mama zo ntabwo zigiyemo cyane kuko n'ubundi kweri hari ibintu bitavugwa ariko bo hagati yabo hari impamvu. Turebye n'ahantu yigeze kuvuga ngo mama wawe yari yahishe inyundo mu cyumba ngo iyo nyundo ngo bazayimukubite bamwice sinzi ibiki n'ibintu byinshi ngira ngo kubakurikiranye ibiganiro bya dialogue barabyumvisha ibi byose ukibaza ese ibi byose byaterwaga n'iki. Sawa tukava nangaho tukagaruka no kubana. Ikintu kibabaje cyane abantu benshi nabo bakomeje kugisubiraho nimba ufitanye ikibazo na mama w'abana kubera iki n'abana nabo bakwanga nka papa wabo akanabivuga akanabyemeza ko abana be bose baramwanga ngo umwe yageragezaga gatoya sinzi nimba ari wowe cyangwa n'uwundi yagerageje kumukundaho gatoya ariko abana bose baramwanze bitewe na mama wabo na data bukwe we waroze aba bana. So ni kubera iki mwanga papa wanyu? Nabikubwiye hari ikintu utahindura mu buzima ngo cyemere.
ibintu byose wabihindura mu buzima bikemera ariko umubyeyi w'umuntu ntago wamuhindura ngo byemere umubyeyi wawe ntago wamuhindura mu maraso nubwo wenda wamuba kure cyangwa nawe akakuba kure mu mutima biba birimo ko ari umubyeyi wawe mu by'ukuri wenda njye nshobora kubivuga hari akavana ni bya bindi byo kuza kuri kamera kuvuga abanyarwanda tujye tumenya ukuri umuntu nazaka akubwira ngo umwana wanjye aranyanga se ni iyihe mpamvu akwanga cyangwa se uriya muntu aranyanga ni iyihe mpamvu akwanga wowe nta ruhare waba ubifitemo kugira ngo wenda ube mutari guhuza kucyumva ko uruhande rumwe ari urwiwe uruhande runini ari urwiwe ukagaragaza uruhande rubi rwiwe gusa ngo warakwanga wowe nta ruhare ubifitemo mu by'ukuri iyo hari ibibazo n'ubundi nta rukundo ruba ruhari kuvuga ngo ndamwanga cyangwa ngo njye aranyanga nuko nyine habayeho ibyo bibazo iyo hatabaho izo ntambara zose kudahuza n'icyo urukundo ruba ruhari ariko mu by'ukuri ntago mama ku myaka nari ifite 18 ko ndakeka ariho navuye mu rugo twavuye mu rugo ntago yari kumbwira ngo papa wawe ngo bikunde ntago bishoboka kuko nari mukuru wenda bato byari gukunda ariko nkanjye warebaga byose ntago yari kumbwira ngo papa wawe ngo bikunde ntago byari gushoboka sasa tuvuge wowe personally impamvu wanga papa wawe ni izihe zituma wanga papa wawe in personal utagiye ku ruhande yes ku giti cyanjye njyewe ntago nanga papa kandi arabivuga ko mwese muramwanga yego arabivuga ndaguha impamvu zanjye cyangwa nawe yatanze impamvu ziwe zituma tumwanga hari impamvu wenda bivuga ntitubana twaramutaye yego ntago mumusura ntago mumuhamagara ntago nta kubivuga ko tumwanga tutamusura tutagira gute n'ibintu byoroshye ese impamvu tubidakorwa ni iyihe yes kumva njyewe nabyara simubwire ngo papa nabyaye mubwire ko n'ubu naho ntuyatahazi ntabwo ahazi njyewe ejo bundi naramuhamagaye nushaka kumuhamagara umubaze nari bicaye mu rugo hari igihe kigera nkamukumbura mfite hano muri telefone yanjye mfite igihe ndanamupostinga ndabifite no muri telefone urambwira mbikwereke papa wanjye ndamukunda kuko nta wundi muntu wambera papa wanjye okay ibyo avuga we ngo ndamwanga ngo ngira gute ahubwo hari ikintu kimwe wewe ngiye uko mbibona we yashakaga ngo umurongo arimo tuba ariwo tujyamo okay ushatse kuwuvamo ubwo ntibari kumwe kandi mu by'ukuri nkanjye mukuru ntago ngiye buri ukuntu umeze mu buzima bwanjye ntago nkunda gushyigikira umuntu uri mu mafoto vugisha ukuri ikibazo niba ari igikemuka gikemuke niba ari n'ibifata ikindi gihe cyangwa izindi mbaraga biboneke ariko vugisha ukuri ikintu cyawe ukijyane mu mucyo wikumva yuko ikintu cyawe uzakigaragaza mu buryo bw'amacakura mu buryo butari bwiza kugira ngo ukomeretse umuntu kubera ushaka kugaragaza ukuri kwawe kandi uko ntago kuba ari ukuri njye rero ikintu tutahurijeho ku giti cyanjye okay we yashakaga ngo umurongo arimo niba apanze kuvuga ati mama wanyu tubikore gutya yabona ntabikoze agahita avuga simwumvira simbikora kandi mu by'ukuri ndabona ko ari riski we ntari kubona ko ari riski kuko bitewe n'iki n'impamvu ze n'icyo ashaka kugeraho so mu gihe yashikanaga na mama wanyu yashakaga ko mujyana iyo ndagiye ngo abana banjye tugende no mu bitekerezo okay no mu myanzuro yabaga yafashe niba avuze ati ndafashe uyu mwanzuro umwana unkurikira niwe wanjye itegeko direct utabikoze ntago ari we ntago ari uko nguko rero byagakwiriye hari kubaho sasa ni nka papa wanyu kubera iki mutumvaga papa wanyu cyangwa mukamwubaha mu byemezo yafataga kuko sometimes umubyeyi ashobora kubwira ngo mwana wanjye haguruka hano tugende urumva ako kanya mu gihe ukiri mutoya utaragira imyaka yo kwifatira decisions zikomeye utumubwira ngo papa nta kibazo tugende kandi nimba ari umubyeyi wawe uramwizera ukumva ko nawe ntabwo yakujyana mu nzira zitari nziza so kubera iki mwebwe mwamusuzuguraga cyangwa mwasuzuguraga ibitekerezo bye ibitekerezo rega byose ntabwo ari byiza cyangwa nta nubwo biba biganisha heza we yashakaga kureba inyungu ze ku giti cye ariko twe tugashaka kureba inyungu
rusange naho rero tutahurizaga we akareba inyungu ze ku giti cye n'imumaro bizamumarira ntiyite ku zindi nyungu z'abantu runaka abana cyangwa mama cyangwa iki ako twebwe twashakaga inyungu za rusange niho haberaga ikibazo ntabwo kuvuga ngo nukutamwumva nukutamwubaha nukuri utavuze ngo nukumwubaha niki mama bamaranye imyaka 20 ndakeka nibwo batandukanye kandi urumva mu myaka 20 mfite guhera ku myaka 7 kugeza ku myaka 20 mva ni imyaka myinshi nabo bana babyaranye ni benshi mu byukuri ni byinshi yagiye yihanganira natwe twagiye twihanganira na papa kihangana ariko kwihangana byaragezeho biragorana hari abo byagoye habaho kurekurana rero umwe ajya mu buzima bwe n'undi ubuzima bwe ariko mu by'ukuri harimo icyuho ariko wewe nari nakubajije in personal ku giti cyawe wewe ni zihe mpamvu zituma wanga papa wawe nizo urimo gusobanura njye nakubwiye ngo nago mwanga ariko we arabivuga ko mwanga yego arabivuga kandi afite signs zifatika arakwereka ko abana nago bampamagara nawe uri mu bantu batamuhamagara nago muvugisha nago musura nago ugeze umwereka abuzukuru ahangaho niho bivuga haza mu bya bindi byo kuvuga ngo abana banje baranyanga You understand? Uburi shuwa neza nanjye uburi shuwa neza ko tutamugerageza kumuhamagara cyangwa ni ibintu we azaka kwibwirira gusa nibyo avuga kuko arabivuga yego yes nawe ngira ngo ibyo biganwa warabibonye waranabyumvishe narabibonye yes umuntu abibwiye wowe ntugahita ubifata ko ari shuwa yuko ntabasha kumuvugisha cyangwa ntugahite wumva ko koko ibintu avuze 100% ariko kuri kuko we afite kuvuga ibyo ashaka bitewe n'inyungu ze bwite ntago ndi hano rero ngo nangiye musenye hoye akubwiye ngo nta muntu wamusimbura mu buzima bwanjye ni jewe giti cyanjye ni papa wawe ni papa wanjye ngiye no mu minsi yashize nari ndi mu rugo nicaye nabareka muhamagare ariko reka ngubwire bati umuntu nyine wakwibagiwe aba yakwibagiwe kandi buriya nta nubwo wavuga hari n'igihe ukora ibyo ari byo byose kugira ngo umuntu wakwikuyemo aba yakwikuye ndamuhamagara nari ndi mu nzu ndi kumwe n'umutware ndava mana neka muhamagare pe kuko akenshi iyo mugiye kuvugana ahita akubwira bya kera bikazamuka bikaba induru kumvikana bikaba birapfuye we ahita aguha bya bindi mwarantaye mwagize gute kandi wowe ushobora kuba umuhamagaye kugira ngo byibuze munaganire mu buryo bwiza niba hari ibibazo byabaye n'ukuri byarabaye nshobora kuba naramubabaje ariko nawe niyumve ko hari wenda yambabaje mbega dusase inzobe nk'umwana mukuru na se ndamuhamagara ndamuhamagara ntiyayifata arampamagara mukuru akoze gushize amamagaye ndamubwira ngo namina ngo amina wahe ndamubwira ngo papa ngo namina numvaga ari ahantu mu Kavuye arambaza ngo amakuru ndamwana ibyisi ntisigaye mbi Kigali rero ndashaka kuzagusura ngo urashaka kuzaza ngo niki kizaba kikuzanye urumva uzabuzanywe n'iki ngo ngewe ngo abanzi banjye ngo Imana yambye kizaba koko Imana yanjye amfashe nk'umwanzi urumva rero kwirinda ibindi biri buzeho nyuma tugakomeretsanya kankomeretsa cyangwa nanjye nkaba navuga nabi kandi bidakwiye nk'umubyeyi n'umwana nari muhamagaye mu by'ukuri mfite ko namuvugisha tukavugana ntago nafasha amayinite yanjye ngo muhamagare n'umwanya wanjye mwanze pe ntago rero kuvuga ngo ndamwanga simuhamagara mu by'ukuri sibyo kumuhamagara turamuhamagara se ahubwo we ko ruzaca zakira gute abashaka ko tuganira gute abashaka ko tuvugana gute burya umwana n'umubyeyi n'isano rikomeye nubwo ababyeyi rimwe na rimwe tubyirengagiza umwana ukabona akakanyara gukeneye ariko nawe mu myaka iri imbere uzabasha kumwifashisha mu buzima ibyo nawe yarabivuze yego ngo agiye gusaza nabi adafite umwana uzamufasha mu masaziro ikindi imagine byageze n'ahantu ararira aravuga asaba na leta ubuhungiro ngo azajye kwibera hanze ngo mu Rwanda byo birakomeye cyane kubona afite abana afite umugore n'abandi ariko nta kintu na kimwe urumva aho umubyeyi agera mu gusaba ubuhungiro akanarira imbere ya kamera biba bikomeye ikindi nanjye kubaza
papa we yaravuga ngo mwese muramwanga nari nakubajije ngo wewe in person utreke abandi wari urimo kubisobanuka ukavuga ngo uramukunda ese ni uruhe ruhare ugaragariza papa kumwereka ko umukunda kandi urashaka guharanira urukundo rwanyu cyangwa umubano wanyu ube mwiza nka papa n'umwana we urakoze kumbaza icyo kibazo uruhare ngira mu by'ukuri akenshi na kenshi kubera ahantu umuntu aba atuye n'undi aba atuye ikintu gishobora guhuza abantu mu buryo bworoshye ni telefone mu by'ukuri niba nakubwiye ngo namuhamagaye nawe nkumva uburyo ki yakiriye call yanjye nagomba muhamagaye kugira ngo ngire kuba namugirira nabi ahari nge natekereje ko yari afitanye urubanza na mama yatekereje ko wenda hari amakuru nshaka kumukuramo iki kandi mu by'ukuri ntago ari byo wewe arafata ibitekerezo bitari byo akumva ko ari byo mfite ngewe ubwanjye ndamuvugisha nkamubwira ati nanjye nabaye umubyeyi narakuze pe imyaka mfite igihombo mufite ari wowe ari mama mwese mufite igihombo kubera kudahuza kwanyu kwabayeho mu by'ukuri niba kudahuza kwanyu kwarabayeho byabaye kera tukiri batoya ntago byabaye ari uko tubaye bakuru byabaye tukiri batoya tubikuriramo twebwe niba byarabaye tukiri batoya abari inyuma yanjye hari n'ibyo batazi bataranamenya ariko ngewe kuko nari ndi mukuru hari ibyo nagendaga mbona umuntu wahindutse ntago wamuyoberwa nkagerageza nkava ninjye mukuru hari n'igihe nicaraga nkavuga ati ubundi abana n'igikibaza nibambajije mu ruhare rwa mama na papa kugira ngo biyunge n'uruhe ruhare wazaba warabigizemo cyangwa natwe kwitwa ko dufite umuryango ufatika wenda kuri mukuru n'igiki waba warakoze icyo kibazo nge narakibazaga njye nanjye nakikubaza ego niyo mpamvu byanteraga guhita numva njya ku ruhande nkabanza nkaganiriza mama ariko ni inshuti yawe cyane kuko twarabanye papa ntabwo ari inshuti yawe impamvu utari inshuti ndavuga ngo si inshuti yanjye nta mwanya mpa ariko mama w'umwanya yageragezaga kuwumbonera ariko n'impamvu tutabaye close cyane na papa we nta mwanya yampaga ahubwo yumvaga ko iteka niba muhamagariye kugira ngo ibibi ndamushakaho ibibi ndashaka kumufata amajwi ndashaka kuba maneko ndashaka kandi igihe kwari ukugira ngo icyo cyuho nk'icyo kibazo nibazaga kibasha kuba cyavamo niba afitanye ikibazo na mama twe nta nicyo twagakwiriye kugirana ni ibintu bibaho ko ababyeyi badahuza ariko ugasanga ababyeyi buri mwana arisanzura ku mubyeyi uwo ari we wese ntibivuge ngo ni mama ntibivuge ni papa ariko ababyeyi nabo babigiramo uruhare niba mvuganye na mama papa ntabigireho ikibazo niba mvuganye na papa mama ntabigireho ikibazo ariko icyo kintu iwacu nta cyari gihari mama iyo yabonaga muri kuvugana papa wanyu nta kibazo yagiraga papa wanyu akabona muri kuvugana na mama wanyu papa we yumvaga ko niba afitanye ikibazo na mama ntabwo ashaka ko tuvugana na mama ntabwo abishaka kuko niba yumva yashakaga ngo tuvugane twe twenyine ibyo adutegeka gukora byose ari byiza ari ibibi tubikora uko abitubwiye kandi mu by'ukuri siko kwari ukubaka umuryango cyangwa se sinawo mwanzuro mwiza yabaga afashe ahubwo icyo twifuzaga twashaka kubana na bose ari papa tukabana ari mama tukabana kuko bose ni ababyeyi kubera iki sasa mama wanyu yarushije imbaraga papa wanyu mu rukundo yatweretse we yatweretse urukundo no kugira ngo tuhave yabanje no kuba ahantu ku baturanyi abana ntabwo nzasiga abana sibyo wenda nubwo yaza no kugira gutya akabibona mu mutima warabizi pe kandi naho byaberaga haba abantu haba iki karitsiye abaturanyi iki ntabwo naje hano kugira ngo nawe mukomeretse wenda oya amusore ntabwo ari cyo cyanzanye ahubwo nifuza ko twashaka umuturambyi niba ari ukuri arakuzi mu mutima we nubwo nagira ibyo mvuga ariko aragufite mu mutima wewe ariko mama we yagerageje ariko ni ibintu biba mu bamama gukunda abana babo cyane ukumva nyine umwana
nta kibazo yagira, aho wajya mwajyana, aho yajya mwajyana, aho yajya mwajyana. Iyo love cyangwa urwo rukundo muri kugaragariza mama wanyu mwese famiye yose abana bose papa wanyu yabyaranye na mama wanyu, iyo love mushaka kugaragariza mama wanyu niho we mukamwereka ko mutamwitayeho mutamukunda, niho hantu haza akavuga ngo abana bose baranyanga kandi bahawe ibirozi, barozwe mu mutwe bakarugwa na physically. Urumva? So ibi nibyo birimo kubitera. So mwebwe ntago mwakwitera mukavuga ngo ese mwarise tugamagaza basi inama ya famiye tumubwire papa ko twamubabariye mumusaba imbabazi, namwe abasaba imbabazi nimba ari amakosa, mubane neza nk'umuryango nka famiye ifite papa, umwana, abuzukuru bose bihari. Urumva ko byaba ari byiza? Byaba ari byiza kandi ni nacyo umuntu yashakaga kenshi. Ibyo uvuga amafamiye n'imiryango byarabaye, ariko mu by'ukuri iyo umuntu afite uko abaho mu buzima bwe, ntabwo wowe wahindura ubuzima bwe mu gihe wowe adashaka guhindura ubuzima bwe. Kuvuga ngo urugiye kumbaza, nari ngiye kukubwira ngo naramubajije ese wewe uruhare rwawe kugira ngo uzane umuryango wawe hafi iwawe mumaze amakimbirane yarangire nuruhe? Ahita ambwira ngo ndagerageza ndabahamagara bakanuka bakambwira nabi, ntabwo bashaka kumvugisha. Urumva abafite sababu zituma zigaragaza ko abana be mumaze kumukaraba ngo ntabwo mumushaka, nawe nyine ese byemera. Ubundi ntabwo ikintu gipfa kuza gutyo gusa, kiba cyarabaye. Hari ikintu kiba cyarabiteye kandi cyafashe igihe kinini. Ngewe ndibuka wenda hari n'inama ndi buhe ababyeyi, hari igihe cyakize twumva papa ntiyataha, wakumva moto nka hariya itungutse agafata Imana, karabaye noneho. Karabaye kuko twumvaga ko n'ubundi ari aje, wabona ukuntu umubyeyi ataha umwana akamuyambira, ukabona amufitiye ubwuzu. Twe rero kubera igihe kinini twari twarabaye muri izo struggle, ntitwigeze dutozwa urukundo. Icyo ni kimwe, ngo dutozwe gukundana twe hagati yacu nk'abana, cyangwa dutozwe no gukunda ababyeyi. Uwo mwanya ntabwo bari bawufite wo kudutoza urukundo, ahubwo bahoranaga mu intambara bacaho umwe arwana, mbega ari hasi hejuru. Urwo rukundo rero anadusaba ntiyaruduhaye pe. Twebwe ubwacu n'urwo twihingamo, unagerageza no gusenga Imana ikaruguha. Urwo rukundo abasha kudusaba ngo tunamuhe, we ntiyigeze arudutoza. Kandi mu by'ukuri kuba warabyaye umwana bitandukanye no kurera. Kubyara ni kimwe, no kurera ni ikindi. No kurera nabyo harimo amastepu. Ntabwo kurera ari ukumuha umuceri, imbuto, amata. Hari imico uba ugomba guha umwana, agakura ari wa mwana pe. Umuvuga ngo nuwo kwa runaka n'uwo kwa runaka, urwo rukundo ukarumutoza, uwo muco ukawumutoza. Twe ntabwo ibyo twabitojwe. Rero ntiyumve ko uruhare runini twakarugize, kuko nawe arabizi neza ko urwo rukundo atarudutoje, ahubwo twese twagakwiriye gufatikanya icyo cyuho cyabayemo kikavamo. Ndumva ari byo navuga. Okay. Ubu ngubu uri tayari gusaba imbabazi papa wawe? Ngiye kubyaha namukoshereje nzi numva naba naramukoshereje ewana. Icyo nzi cyo nuko navuye mu rugo ntavuze ngo ngiye aha. Icyo cyo naragikoze ewana, namusaba imbabazi, ariko nawe nyemereye yuko izo mbabazi ari buzime nta bindi ageretseho, cyangwa akavuga ati nanjye hari ibyo nakoze pe. Kuko ushobora gusaba imbabazi n'umuntu udakeneye kuziguha, ushobora no gusaba imbabazi n'umuntu udakeneye guhinduka. Ndahamya ko nta neza ko nta kintu waba uri gukora, kandi imyaka ishize ni myinshi, kandi n'iyo myaka hari ibyo umuntu agenda abona. Nkuko nagerageje kumuhamagara nkigera muri Kigali, nge nashakaga guhura nawe pe ngo tuganire nge nawe, ariko aracyumva yuko hakirimo. Harya ni mu bukwe bwawe yavugaga ngo inkwano zatanzwe nimba ari kwande zagiye kwa mama wawe n'undi mugabo atari we.
ngo ni mu bukwe bwawe? Birashoboka kuko mfite na murumuna wanjye ejo bundi washatse simbizi ubwo ari we. inkwano mwazitanze kwande wowe n'umugabo wawe? Njyewe naramuhamagaye ndamubwira ati papa mfite ubukwe hazagire n'ubeshya nyubakira amatente wanjye. Ni ukuri kw'Imana ntago njyewe naje hano kubeshya. Ahamagara executive w'umurenge wari kudusezeranya witwaga Pascal, aramubwira ati sinshaka kusezeranya aba bana witwa gutya na gutya na gutya. Sihe mpamvu abana bujuje imyaka y'ubukuri n'iryo tegeko. Hari ufite umugabo muri bose? Ntawe. Hari ufite umugore muri bose? Ntawe. Izo nizo mbogamizi. Ati nge simbishaka. Executive nawe ashyira mu nyirabwenge ati reka mbanze nishakira amakuru. Impamvu umubyeyi adashaka ko abana bashyingiranwa ni iyihe? Arabajije umukuru w'umudugudu aho twari dutuye. Arabajije amakuru asanga mu by'ukuri ni ibintu bidafatika. Kwa kumva ko nyine ibyo we ashaka ngo bibe bitari nabyo, bidafite n'umumaro, bidafite naho byakuganisha. Executive aramuhamagara ati muze ndumva rero nta mpamvu ihari yo gutuma ntasezeranya abana. Ibyo biramubabaza aradusezeranya. Jine namuhamagaye ndabafite ubukwe ngo nta bukwe bwawe nzatahamo iki? Kagiti ni byiza kuri ko muri famille nta muntu n'umwe wabutaje. Muri famille yawe? Yiwe ahavuka. Nta muntu wantahiye ubukwe. Bose yarabujije arababwira ati sinshaka ko muzajya hariya mu bukwe bw'uriya mukobwa. Uzahajya niwe nyine uhagarariye umuryango. Ushaka ko azahita yumva nandukanye nawe. Njyewe nari kwishima iyo mubona bakara w'umugabo wanjye yambika ingofero akamuha inkoni yicaranye na mama, kuko na mama niwe wambwiye ngo muhamagare. Atazumva wakoze ubukwe bikaba ikibazo. Yambwiye amagambo mabi ankomeretsa. Sinagiriwe umugisha wo kubana nawe, byibuze uwo mugisha ngizeho kuba nitwa ngo mbaheshe ishema nk'ababyeyi, nawo uwo mugisha byibuze awumpeshe nk'umubyeyi. Inkwano wazihaye nde? Mwazihaye nde? Ni mama. Mama wenyine? Yego. So papa ntabwo yigeze akandagira mu bukwe? Ntabwo yigeze aza, n'abavandimwe we ntawaje. Mbega famille akomokamo nta muntu n'umwe wahagize. Kandi byarakubabaje mu bukwe bwawe? Cyane. Nta muntu bitababaza, gusa Imana nyine igenda igufasha. Ariko mu by'ukuri sinibaza umuntu waba utekereza kumva ngo umubyeyi ntago yakuziye mu birori, umwana akora ibirori kugira ngo ashimishe ababyeyi. Wakishima umubyeyi wawe atabonetse utaravuze ati byibuze namushyinguye mu cyubahiro. Hajya uri mukuru kwa Samuel? Ego. Niwe mukuru Samuel n'injyakurikiye. Okay. Samuel muze akunda kumuvuga cyane. Kenshi iyo turi gukorana ibiganiro cyangwa akora n'ahandi akunda kuvuga Samuel, ngo aravuga ngo yamubaye hafi, kumwigisha magari, kumusapotinga, kumushakira ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nawe biramutangaza ko Samuel nawe yaje kumubera umwanzi nk'abandi bana. Ibi ngibi bya Muzehe na Samuel nicyo bivugaho? Icyo nabivugaho nyine ni nkuko nanjye yabivuga ko cyangwa muri rusange abana tumukunda. Mu by'ukuri papa nawe yakinnye amagare. Yakinnye amagare, mu rugo habaga hari amagare menshi. Samuel agafata igare, no gukina igare kwa Samuel igihe byarananunguye ubundi yikundiraga umupira. Yakurikiranye bya papa? Ego, none akajya afata igare akagenda rimwe ngo hari akademi kari muri za Rwamagana, sinibuka neza. Arabaza yoherezayo Samuel. Mu by'ukuri cyari ikintu kiza ku mubyeyi yarakoze. Samuel aragenda aritoza rimwe agirirwa umugisha ajya hanze. Ikintu yapfuye na Samuel kugira ngo na Samuel burya nukorera ikintu umwana, ntago umwana burya apfa kwibagirwa. Wakimukorera wa mwana nyine ubasha gutekereza, ntago abasha kwibagirwa. Agirirwa umugisha ajya muri Botswana. Araza ajya muri Botswana, papa niwe wamuherekeje. Avayo niwe wagiye kumutora, niwe wabanaga. Niwe yabaye nka manager we wo hafi? Ego. Kandi ari papa we? Ari papa we. Urumva ko bari bafitanye bond cyangwa urukundo
rwo hafi cyane niwe babanaga yes ariko muri ibyo byose ko twagiye tuva mu rugo Samuel yarabirebaga icyabiteraga yarabirebaga nubwo yari umwana uhora ucecetse utamenya ikintu atekereza ntumenye ngo aratekereza iki ntumenye ngo ababajwe n'iki ni iki kimushimishije yahoraga ari umwana ucecetse noneho agiriwe umugisha yagiye hanze twebwe twaramanutse tubihuye ubwo twabagaho ku Kamonyi aho papa yabanjije kuba mbere yuko ngaza muri Kigali niko numva twebwe twaragihuye Samuel ava hanze muri Botswana urumva hari amafaranga bari barabageneye bagomba kuba nk'abana bavuye hanze araza agera mu rugo aganira na papa nk'umwana uvuye hanze barenjoyinga barishima ariko Samuel ahereza papa amafaranga jya kumvunjishiriza ntiyayamugaruriye kumva icyo kintu umwana cyamutushijeho nubwo wenda yari afite ubundi buryo wenda ashobora kuba yaranayakemuje n'ibibazo byo mu rugo yari afite crise birashoboka ariko wewe ntiyigeze amenya ngo amafaranga navuye gukorera yakoreshejwe mu ubu buryo Samuel we bimutera ikibazo avuga se ko ndi kuba umusore nzavunika mvunikira umubyeyi nge singira aho nshaka kuzigeza ntibahuza ntibabyumvikanaho niko nabwo Samuel guhita yifatira umwanzuro nawe adusanga ihuye yari ahanini ikintu mba mbona Samuel ahora avuga kuri Samuel yagiriye umugisha arakomeza ajya mu maturu y'u Rwanda abona amafaranga pe abona amafaranga ariko muri uko kubona amafaranga ntabwo bahuzaga n'ubundi na papa ntabwo yayaherezaga papa ahubwo nka manager yasapotingaga abo barumuna be bari kwiga agafasha na mama muri ubwo buzima bugoranye babaga barimo mu by'ukuri nawe kubera iki yes ibyo ni byiza kubera iki yibagirwaga wa muntu wamushyize muri ibyo bintu wamusapotinze muri ibyo bintu yamubereye hafi ni papa ni manager kubera iki nawe atamuherezaga aga percentage kiwe agafasha mama kandi mama na papa bo bafitanye ikibazo agafasha n'abandi urumva nka ngaho naho bigaragara nkaho hari ibibazo byaturutse ikibazo rero buriya ntabwo kuri kose we yakuvuga ibyo ari byo byose ntabwo yaryaga amafaranga neza akenshi bakoreraga muri Kigali bagahura sinzi niba yarigeze ubona n'amafoto yabo bifotozanyije mu by'ukuri ntabwo yari kuvuga ngo ariye amafaranga wenyine afashije abana kuri Samuel n'umuntu ugira umutima mwiza ni umwana uba wumva utagira ikibazo rimwe yigeze no kujya gusura papa araharara ntago mu by'ukuri yari gufata amafaranga ngo ayarye yose cyangwa nayo mafaranga se ubundi yabaga ngana gute hari n'igihe n'abasangira ubusa bitana ibisambo yamuha nk'ibyo 5 cyangwa 10 akumva ngo yahembwe menshi kandi nta nayo ahubwo se yaba we nayo yamuhaye we abasha kuyavuga akavuga ngo yarayampaga we agaragaza ko nta na makeya kandi mu by'ukuri ngi ko mbizi muri rusange nta muntu n'umwe atafashaga mu bushobozi yabaga afite yego so mwese muri team mama papa we ari wenyine ntago ari wenyine kuko icyo nakubwiye umwanya mama we yagerageje kuduha we ntawatubonera yego ntawatubonera n'urwo rukundo mama wagerageza kutwereka we ntarwo atwereka ahari nawe wenda wabona atararutojwe ngize chance nkabona na mama nawe tukaza kuganira agaza gusobanura ukuntu izi kese zabo hagati ya mama na papa kuko muzehe we yarabisobanuye kecuru nawe hari ibyo yari kutubwira nago nshaka kubikwingizamo cyane kandi twatsangiye kuvuga ngo by'ababyeyi kandi mama na papa cyangwa umugabo n'umugore byinshi nibo baba babizi nkatwe baba baduhemukiye rwose abana baba victims ni nabo bagira n'ingaruka nyinshi buriya nibyo kweri nibyo kabisa abana bagira ingaruka nyinshi kwiga bikanga imibereho ikanga kandi muri bose ntawe utabayeho bo baba baranakuze barageze ku byo bashaka ako gasanga abana ubuzima buri gufeyiringa umunsi ku munsi ariko mwebwe nk'abana mufite ubwenge buri fresh urumva ibitekerezo biri fresh kwisi ya none hakuntu tubayeho nta kuntu mwabirwanya bino bintu bikava mu nzira maze papa na mama
mukabana neza, abuzukuru bakabona sogokuru wabo na nyogokuru wabo, bikaba ibintu biri fresh, yani nta n'ikibazo. Mwebwe kandi ni mwebwe mufatanyije, mufite izo mbaraga kandi murabishoboye. Ntabwo ubona ko zirahari izo mbaraga, n'ibyo bitekerezo biba bihari, wowe ushobora kukigira, ariko uwo washaka ko muhuza nawe mushaka gukuraho icyo kibazo, kuko ntabwo ikibazo nagikemura njye nyine wo tugifitanye nawe atabigizemo uruhare, ntabwo gishobora gukemuka. Rero niba njye mbasha kuba namuhamagara byibuze ngo mbonere n'umwanya bikanga, urumva kukikemura nzaca mu zihe nzira? Bizangora. Wenda niba ari n'ibyashoboka umpe telefone muhamagare, mpamagare na mama, wumve ko baratandukanye mu mivugire, cyangwa se no kuvuga ngo mama ngaramutwangisha, mu by'ukuri nta ruhare na rumwe bifitemo. Namwanga ku giti cyanjye, n'undi yamwanga ku giti cye kubera impamvu naho bagiye bakubitana, ariko ntago papa na mama bafite ibyo bapfuye, nge numva babikemura ubwabo ku ruhande, ariko twe tukagira urukundo kuri buri mubyeyi. Ari papa tukaganira tukavugana ko tugahuza urugwiro, ari mama tugahuza urugwiro. Sinibaza agahinda ngingendana kuba atanazi nahomba, kuba atazi n'abana banjye. Urumva ko bibabaje? Ni ibintu bibabaje Bagiti cyane. Muzehe Diarra hari akandi kantu yarasabye, arasaba cyane, akavuga ngo abana be na madamu we ntabwo bashaka mu kiriyo cye, Imana imutwaye nka nona, ngo ikintu asaba ngo nimuzakandagiye mu kiriyo cye, kandi mukandagiye kaza kubimenya ngo byamubabaza, ngo agasaba leta niza kumwishingurira nagira ibyago akitaba Imana. Urumva ko ibi bintu bibabaje, wowe wabyakiriye gute? Njye nyimara kureba icyo kiganiro mwakoze, ni umuntu waje arambwira ati si ikiganiro aheruka gukora warakibonye. Njye nakundaga gukurikirana wowe kuko nabonaga ari gukunda gucaho ibiganiro cyane. Njye niyo mukumbuye njya kuri YouTube nkareba ikiganiro yakoze, kuko nta bundi buryo namubonamo. Kuvuga ngo yashyingurwa na leta cyangwa abandi bantu bamushyingura duhari, ni kigaragara ko mu mutima we yadukuyemo, yaradufashe nawe ubwe adukuramo. Yaranabivuze ibyo ngibyo ngo kuko bo banyeretse ko ntago banshaka, nanjye mu mutima wanjye nahise mbyemera, nanjye ntago bashaka. Ibyo yaranabyivugiye. Bagiti iyo umuntu ari mukuru aba ari mukuru. Niba wowe uri umubyeyi undi akaba ari umwana, mu by'ukuri uba ufite icyo umurusha mu mutwe, uba ufite n'inararibonye umurusha. Niba umwana agize weakness, uri umubyeyi nawe ugire weakness, ntabwo rero ari ibintu byagakwiriye. Kumva ngo wowe ngewe ashobora kuba ndusha nk'imyaka 20 n'ingahe irenga, intekerezo mfite n'izo afite biratandukanye. Kandi mu by'ukuri niba ndusha izo ntekerezo akaba ndusha n'ubwo bunararibonye, urumva ndusha ibintu byinshi, ahubwo we yagakwiriye gutekereza birenze uko natekereza. Ntabwo ngomba kugira weakness nawe ngagire weakness. Urumva kuba we yaratwimuye mu mutima, turi abana kuri we, nawe ntabwo yakoze ikintu cyiza. Kandi mu by'ukuri ari umubyeyi akambira, ntabwo turi abana b'ibirara uko bigaragara. Mu gihe wabonye icyo cyifuzo cye cyo kutakandagira mu kiriyo cye, wabyakiriye gute? Byarambabaje cyane. Warabimuvugishije cyangwa? Njyewe naramuhamagaye ejo bundi kugira ngo njye nawe twihurire tuganire, we nta mwanya, ntiyaguha umwanya, ashaka ngo ibyo akubwiye uba ari byo ukora, we ku giti cye atekereza biri mu mutwe wiwe, kandi mu by'ukuri wowe ugasanga nta murongo byiza byaba birimo. Njye numvaga ko ibintu by'amahane n'intambara byagakwiriye kurangira, umuntu agatangira ubuzima bushya. Ikigaragara cyo ni uko muri we niba ari ibikomere bye bitaramushiramo, niba ari agahinda cyangwa se niba ari ibimurimo wadashaka kurekura ngo bimuvemo, atangira ubuzima bushya n'abana be. Nta kintu kiryoha nko kuba uhuje n'umubyeyi wawe n'umubyeyi agahuza n'umwana we. Nta wundi muntu wabonera urukundo. Niba nge n'umubyeyi wanjye nta rukundo dufitanye, urumva ari nde wundi wagirana urukundo nawe bigakunda?
ibintu bigoye. Mu by'ukuri inyuma yo kuba twasobanukiwe bimwe na bimwe muri izi kesi, reka tugerageze ikintu kimwe. Njye ndifuza ko muza gukemura bino bibazo na papa wanyu, mugasubira hamwe, mugakundana, mukamukunda nawe akabakunda, maze ubuzima bukagenda neza. Ndabizi neza ko atari rimwe kabiri gatatu mwaragerageje, ariko birakwiye ukumva, kuko nimba byageze ahantu muzavuga ngo umunsi wanjye nzitahira sinshaka ngo mbimenye ngo bakandagiye ari bizambabaza, kandi ndikumva atari amagambo meza, atari ibikorwa byiza. Ndikumva ko byaba ari byiza muhuje kandi mukabigiramo uruhare mwese, mukavuga ngo reka tugerageze dushyire hamwe, duhure na papa, tumusabe imbabazi, adusaba imbabazi, tumuhuze na mama, birangire ubuzima bukomeze neza. Ukuntu tubyifuza, turabyifuza cyane, kuko sinibaza niba abari inyuma yanjye ubuzima babanyemo we na mama, cyangwa nawe ubwo abayemo kubaho nta mwana ubana nawe, na mama abayeho abana bamenya wenyine bose ntawe unezerewe muri bo. Harimo icyuho kinini kinini kinini, kandi nkareba ni igihombo, aho kugira ngo byunguke buri muntu avuge nafashe ubuzima bwanjye birangirika kurenzaho. Nari kumuhamagara mu kiganiro, ariko ndikumva atari byiza. Njyewe nzamwishakira mubwire, mwereke n'iki kiganiro akimenye, maze yumve na message yanjye. Wowe papa wawe ni ihe message mufitiye? Ni iki wamusaba ngo nimba arimo kukureba kuri kamera za Big Town TV, ikintu wamusaba, ukuntu wamuganiriza? We mubwire, ndaguha umwanya uganire na papa wawe, umubwire ibyo byose bikuri ku mutima. Icyo nabwira papa wanjye cya mbere ni uko mukunda. Mu by'ukuri ibyo watekereza, ibyo yiyumvisha, ibyiyumviro bye bibi kuri jye ntago ariko kuri. Mufitiye urukundo, ntabona ukuntu namubwira. Kuko natangiye mbivuga, nta wundi muntu wa musimbura ngo mvuge ngo azambera undi mubyeyi. Yarandeze, yarambyaye, imikurire yanjye arayizi, kure nta wundi muntu yizi. Icyo namubwira cya mbere ni uko mukunda kandi cyane. Kandi njyewe nkaba namisabira ibyamukomerekeje, byaba byaraturutse kuri njye wakambabarira. Byaba byaraturutse kuri njye akabona ko byaturutse kuri njye, ahari n'ubwana cyangwa se ni wenda niyo myuka mibi avuga ariko ntayo nzi. Wenda n'ubwana mba ariko mbivuga, yambabarira ko aho naba naramukomerekeje hose. Ikindi mwisabira nuko yabyirengagiza. Mu by'ukuri ushaka gukira ntago ugumana ibyagukomerekeje, ntago bigumana muri wowe, urasohora. N'ikibyimba baragikanda kikuma kigashira kigakira. Icyo namwisabira nuko yabyibagirwa ibyaba byaramukomerekeje byose, nk'umuntu mukuru, nk'umubyeyi, nk'uko Imana itubabarira kuko turacumura buri gihe. Nawe Imana yamuduhaye nk'umubyeyi natwe ngo tumubere abana, ntago yamuduhaye kugira ngo tubane mu buzima bugoranye gutya. Ahubwo tumenye ngo ushobora kuba umwanzi yaratwinjiriye atujya hagati. Umwanzi aranyereka ibibi byiwe gusa, ntanyereke ibyiza byiwe. Nawe akamwereka ibibi byacu, ariko ntabashe kumwereka byibuze ibyiza byacu. Tubashije kumenya buri ruhande buri byiza umuntu yaba yaramugiriye, ibyo bibi tukabyima umwanya, ibintu byagenda neza. Ariko turafata ibibi tukaba ari byo duha umwanya, tukaba ari byo duha uburemere, kandi ntago mu mutwe wawe haba harimo ibibi gusa ngo utekereze neza. Icyo namwisabira ni uko ibyo bibi byose njye ubwanjye naba naramugiriye yabyimura mu mutima wiwe, ahari akibuka kimwe cyangwa bibiri, naba narakoze byiza akaba ari byo ashingiraho, umubano ukaba mwiza. Kuko kubaho atazahomba birandemerera,
atazi umugabo wanjye maze ngiye kumara imyaka 8 nubatse abana banjye bashobora kumucaho akabacaho batamuzi ejo bikomeje kumera gutyo umwana wanjye ashobora kumucaho mu muhanda ugasanga bagiranye ibibazo kandi umwe ari sogokuru ndari umwuzukuru bagiti n'ibintu biremereye sibyo byibuze nirengagize nk'umubyeyi nanjye twese twarakomeretse iyo hari intambara n'ibibazo buri umwe akomeka mu ruhande rwe n'undi agakomereka mu ruhande ariko ibyo bikomere reka tubyomoze byibuze ibyiza twakoraniye ibintu basi bigiye ku murongo muhamagara munyitabe tuganire ansure musure bagiti bigoranye jewe nicyo namubwiye. Amina, thank you so much. Wavuze neza cyane kandi ndakeka ko byakuvuye ku mutima indani cyane ku buryo ibi bintu biza kugenda gutyo. Urakoze cyane. Iyo message mzee Diaro nayumva ahita yitekerezaho umukobwa we, iyo niyo message yamuhaye. Amina, tugana ku musozo, uri umuntu ufite experience yo muri ibi bintu, kubona ababyeyi barwana ingaruka zikajya mu bana, urazifite experience. Ndakeka ko uyu munsi waba ufite nk'isomo ushaka guhereza ababyeyi bafite amakimbirane mu rugo, victim, abana bikarangira abana babaye victim. So ndeka nguhe akanya gatoya uduhe iyo message kuri aba bana bari muri imiryango imeze gutyo, kuri aba babyeyi bafite imiryango imeze gutyo. Ibi byose reka ugire icyo utubwira. Murakoze cyane. Nanjye nihereyeho ndi umubyeyi, umwana we warakuriye muri ubwo buzima bw'amakimbirane yo mu miryango, nawe ubwe nta rukundo aba afite. Ariko ntibisobanuye ko niba utararuhawe cyangwa se utararweretswe bigomba koko iteka ryose kubaho nta rwugira. Ntibivuze ko abana banjye ntabaho urukundo, ntabwo uba ukwiye guheranwa n'ibyo bintu. Mpereye ku bana bashobora kuba nabo bashobora kuba barabaye mu buzima nk'ubwo nabayemo cyangwa se ababurimo. Njyewe ubuzima bwanyigishije ikintu gikomeye, kwigira, kumva ko nyine mu gihe ntawe ukwitayeho wowe uyiteho. Mama ntakwitayeho, papa ntakwitayeho, family ntikwitayeho, wowe yiteho ahubwo ntiwumve ko ugomba kumva ko ubuzima bwawe ugomba kubunyanyagiza. Iyiteho, niba uyitaho uzabasha no kwita no ku bandi. Noneho ababyeyi tujya dutekereza hafi cyane. Uwo mwana uri kugirira gutyo intambara zanyu uri kumuzimuzanamo, arakubaza ikayi ntuyimuhe, arakubaza ikaramu ntiyimwe, nutayimuha arayakande. Nutamuha iyo karamu arayakande, ku mwana w'umukobwa nutamuha kodekse urumva ari buyakende. Ugasanga twebwe turi kwirebaho ku giti cyacu, turi kwikunda. Nimutandukana bamwe arajya gushaka umugabo n'undi ashaka umugore, mwishime mwebwe ubwanyu, ariko mwirengagiza bya byishimo Imana yabanje kubaha bwa mbere. Niba ari umugisha Imana itanga bwa mbere n'umwana, uwo mugisha we nushaka kuwubungabunga ngo ubungabunge nawe ejo uzakugirira umumaro. Mba mbabazwa, wenda naguha urugero rutoya. Umubyeyi wacu perezida, iyo we afata ibyamubayeho n'ibyabaye kuri iki gihugu, akavuga ati umuntu wese waba warababaye nawe niyihorere, igihugu kiba cyarasibanganye. Sibyo, igihugu kiba cyarasibanganye, cyaragiye. We yaravuze ati ibyo nabayemo, ibyo nahuye nabyo, reka mbirenze amaso, urukundo n'ubumwe mba ari byo nshyira imbere. Ababyeyi rero nabo niba ubwabo bafitanye ibibazo, ibyo niba birenze amaso ku bana babo, bo babaho urukundo rugombwa, kuko baje ku isi babigizemo uruhare, abana nta ruhare babigizemo. Bubakira iki gihugu. Perezida wenda n'umwana wanjye, ese azaba umwana wanjye gute? Azaba uwo perezida ntamwitayeho uko byagakwiriye. Niba afitanye ikibazo na papa we cyangwa ababyeyi bafitanye ibibazo, twikumva ko abana bagomba kubyishyura. Ibyo bibazo nta ruhare babigizemo. Ni ukuri ababyeyi tugerageze, kandi ntago tuba tuzi ngo ejo habo ni hameze gute. Ushobora kumugirira nawe nk'uko ejo akavamo umuntu ukomeye, ugasanga uricujije, cyangwa se ugasanga umwana ntumufashije uko byagakwiriye.
ubuzima bwe urabwangije ari wowe bigizemo uruhare. nawe mbere yo kujya gukora ikintu ujye ubanza ugitekereze nk'umubyeyi uri mukuru, umwana ni mutoya nta ruhare yagize muri ubwo buzima. Kora ikintu nawe wumva wakorerwa, umwana amuha icyo asabwa kuko nicyo cyatumye umuzana ku isi. Uyu munyanyagiza abana bari ku mihanda benshi bari n'ubwo buzima bagenda banyuramo bakabura ubafasha ubakira. Nkawe nk'umubyeyi uba wumva ari igicyuma ariye sosiyete nyarwanda cyangwa ahandi ku isi, uba wumva ari igicyuma ariye sosiyete yo kumva ko umwana wawe ushimishwa no kumubona ari mu muhanda nta kintu bikubwiye, nabe mu muhanda cyangwa ntahabe, uwo buzima burakomeza. Mu by'ukuri ntabwo ubukoze inshingano zawe ko zagakwiye. Murakoze cyane, ni message nziza cyane ku babyeyi n'abana, ngira ngo ubifashe nk'isomo twabaho neza nk'ejo. Sometimes Imana icisha umwe mu bibazo kugira ngo bibere isomo benshi. So ibi ngibi mu byumve mubibone ari benshi. Mwana kone bisobanuye ngo papa ntabwo mwanga, ariko hari impamvu, hari byabaye, ntabwo igeze aba hafi yanjye, ntabwo twigeze tuba inshuti. So uyu munsi byagenda gute? Of course nibyo ubirebye neza nibyo on my side ukuntu mbibona, hari abandi babifata ukundi bakabibona ukundi, ariko nuko nguko. Ariko icyo njyewe nsaba tu ni kimwe, ni uguhuza mukibagirwa ibyabaye, mukagerageza guharanira ibyiza kugira ngo nabo abana muri kugenda mubyara buri munsi bazamenye sogokuru wabo, bamenye mube muri kumwe. Muzehe bya bindi yavugaga ngo Imana nimutwara ngo nimuzaze hariya oya, kandi abana be bagomba kuba bari ku murongo wa mbere, nibo bagomba kumuherekeza. Ndi kumva mwaharanira kubishyira ku murongo mugakundana, biriya byose bikavaho byo kuvuga ngo mwarozwe mu mitwe mukarugwana, biriya byose bikajya ku ruhande, ubuzima bukagenda neza, mukaba muri kumwe mukundana. Nibyo bya mbere, nibyo bya mbere, nabyo bifasha umuntu kuko hari ibitekerezo nakamukuyeho simbi kumukuraho, hari ubushobozi nanjye yakankuyeho ntabubona, twese turi mu gihombo. Urumva ko rero ibyo byose bivuyeho twese twabaho kandi neza. Nibyo. Thank you so much my sister Amina. Iyi ngiyi ni Big Town TV. Kuba kurikirana kino kiganiro muze gutanga comment zanyu, mutubwire ko no mubyumva kubijyanye n'ibibazo byose, ariko all in all mutugire n'inama kuntu byakemurwa neza, bakongera bagahuza nk'umuryango nka family bakabaho neza, maze gahunda zikagenda neza cyane. Thank you so much. Ingini Big Town TV. Let me thank Mike behind the camera, nawe yakoze akazi keza cyane. Namwe murimo kurikirana Big Town TV murakoze cyane. Until next time, ciao ciao.